ongera ko ikindi kuri Adiri cyatumye ongera ko ikindi cyatumye Adiri ananayaga Adiri uretse n'umuyobozi uvuga ngo match irangiye Marine arabwini avuze amagambo adasanzwe avuga ngo ikindi kazu n'impamvu watumye ubone Adiri ase nk'umuntu wagize trauma wikanzemo ko nimo no gukoresha n'amagambo akakaye nukubera ko na Eto wamuzanye yamuburutse ntibakivugana akaba bizi ko Eto amakuru ahari naravuga ko Adiri yageze ubwo nawe atangira kugenda abwira abayobozi ko ikibazo wa Perfect ari Eto batangiye gusubirana mu bwabo batangiye kugira gutyo umwe aracomeka umwambo umwe ndagacomeka ibiri undi agacomeka itatu ubwo batangiye gucomekana already vestiaire amaze kwangika ni no mpamvu Adiri yakoresheje ijambo rikomeye kuri match yabugiye iyi match ejo bundi aravuga ngo umusaruro muke ya Perfect ntabwo uri muri vestiaire turi mu bakinnyi uri murava hanze yashaka kuvuga nde yavugaga Eto niho ashaka kuvuga akazuba hanyuma nicyo Hitimana arakomeje ikintu ubwo muri interview yavuze abantu sinzi niba bataye agaciro yaravuze ngo tumaze imyaka 3 tuyoboye shampiyona tudomira dutwara ibikombe nibyo kuko barabitwaye akoresheje ijambo aravuga ati uyu mwaka tumeze nk'abari muri transition no kuba ari mu bintu bimwe ukabugeze none guhindura ujya mu bindi mu kindi twari muri cycle yo gutwara ibikombe yakoresheje terme ya cycle twari muri cycle yo gutwara ibikombe tudomina shampiyona atu dusa nkaho turi muri transition turi nko kwambuka turi kujya mu bindi ati rero ibi bintu biri kuba ati nari mbyiteze ati narabibonaga bizi urumva icyo kintu ugize sengo yarimo ikintu kinini cyane yarabyiteze nyine niba saba mugani antabikomojeho niba ntacyo urumva ubwo rero biganiro wakomeza kuri Adiri araje ageze i Kigali ageze i Kigali ararakaye akomeje kwitotomba kwa kundi yitotomba akomeje ku bibazo bikomeye ariko mbere y'uko ahaguruka urabyibuka ko hari abakinnyi yohereje mu ntare barimo babyiringiro Rage bani seti bajumana bane kubera performance mbi ndetse n'ubuyobozi bwa EPR buza kumwinyenga bumubwira guti nyaboneka aba bakinnyi ikibazo cyatumye utabaha imbaraga ni utabaha agaciro ukabubatesha agaciro bera kabanya ariko Adiri kubera ko yavunaga umuhe yakongezwa undi icyavuze akaba aricyo gihabwa umugisha ati oya abana baragiye bariturije ariko babana kazungu bamwe muri bo ibingiye kubivuga n'abayobozi ba EPR babyumve bamwe muri bo baravuze ngo ubundi umutoza wamukorera ngo bimare iki ko tubona dusuzugura yaduhinduye abaretwa biwe icyavuze cyose nicyo byageze ahantu abakinnyi ba EPR bamera nk'abana bari barimo bambwira ngo bageze ahantu bamera nka kwa kundi uba ufite umubyeyi ukunda kugukubita cyane warahahamutse yinjira mu rugo abana bagahinda bakirukanka bakajya mu cyumba bagahunga akazuba avuga ati byageze ahantu Adiri yavuga ikintu twese tukikanga kubera iki yavugaga ikintu cyose nta muntu n'umwe watakira bahita baravuga bati niba umuntu yarukanye kugira yirukana ba sefu yirukana ubana nayo urumva ko ibyo yakora byose birahabwa umugisha icyaje kuba nuko abakinnyi bagiye baraceceka baratuza biba too much bariyakira ariko noneho kuwa kabiri nibwo habaye imbarutso kuwa kabiri match ya APR na Marine yakinwe kuwa gatatu ejo ntiyari kuwa kane yakinwe kuwa gatatu kuwa kabiri buri buke match iri bubu twinjiye Shyorongi noneho tugeze mu nama tugiye kujya tubinjize mu nama n'ibirebire byari birimo abakinnyi ba APR bakora imyitozo urumva kazo y'umutoza n'abakinnyi gusa ariko mbere y'uko inama iba batsinzwe na Bugesera kuwa kangahe kuwa gatanu w'icyumweru gishize Manishimwe Djabel niyo mugabo Claude nubwo ibura abakinnyi 3-4 asaba gusubikirwa ariko nabonye birarane bifite amateka meza ni cya polisi ntabwo yakizera kuwa mbere Manishimwe Djabel match irangiye Bugesera capitaine niyo mugabo Claude kimwe n'abandi baratashye bajyana na bisi hanyuma bisi igenda iba depoza aho buri wese ataha Manishimwe Djabel ahita ajya kwa Haridi uyu videographer wa equipe y'EPR n'umuntu bita niyo mugabo Claude buriya Haridi ni inshuti ya Adiri akaba ni inshuti ya Manishimwe Djabel cyane
burya hafi ya bose ariko cyane biremereye twari turi kumwe ejo nimugoroba ntamubonye uriya muntu niwe wabimbwiye uriya nyine wasanze duhagararanye niwe wabimbwiye hari ni inshuti magara ya Manishimwe Djabel akaba n'inshuti magara ya Adil Mohamed Eladi. Adil ahamagara hari nijoro nka 2:00 z'ijoro. Djabel yari ategereje ko umufasha we ava mu kazi bagahita bataha kuko atuye ku Ruyenzi. Abagorobereje kwa Haridi basubira muri match. Ntabwo agitinyamira. Ntabwo agituye hano Kicukiro, yaratuye Kicukiro. Senzo wambeshye ngo niboya. Oya yaratuye niboya. Nari mbese ko Kicukiro. Hanyuma Claude n'umuntu bita Djabel biciye kwa Haridi, Adil ahamagara Haridi. Telefone ashyiraho parere. Haridi ashyiraho parere kwa kuno bamagara umuntu bisanzwe. Haridi ahita yikubita ariko natekereje ko Haridi yabibwiwe na ba Djabel bamubwira bati shyiraho parere twumva umutoza. Kigaragara cyo Adil yatangiye kwangwa n'abakinnyi kera. Amushyiraho parere, Adil ahamagara arira. Amuririra ati Haridi, umuhungu wanjye Haridi ufite ibibazo bikomeye sinishimye, urabona abakinnyi ntibankunze, ufite ibibazo bikomeye cyane, abakinnyi ntibankinira, barimo gutsindwa ibitego ntazi ibyo ari byo, umukinnyi mfite n'umwe wenyine nizeye, nabwira ikintu nkaba nizeye ko icyo ambwiye ari ukuri, umwe n'uwo bita Blaise Itangishaka. No muri 20 ntakure wabibije tima hiti hari ati yayibonekamo Blaise nka 11 abanzamo n'icyenda basimbura Blaise yabona umwanya Tishobundi ari kintu bari umutoza yagize inyoroshyo ngo macho turavuga Harari macho serayikini ashaka kwikiranye kubera ko umutoza yamuhaye uwo mwanya uko mwikundira ariko uko ahagaze 20 bateguye kuri match yababona mu mwanya since ahamagara aririra Haridi. Ubwo ibintu ari kuvuga byose agaruka kuri Manishimwe Djabel avuga uburyo ba Djabel bamutsindisha, agaruka kuri ba Claude n'umugabo ngo yusingore uburyo Clement yiteresheje takire ya squatter nako Garinci ya squatter ku gitego cya kabiri cya Bugesera cya Ruhinda Faruku. Haridi nawe akamukorakora bya bintu muri za mvugo zitagezweho, akamurema agatima agira gute, amwihanganisha. Kumbe Djabel arimo kubyumva n'umuntu bita niyo mugabo Claude. Haridi agenda amusana umutima yinginga amubwira ati hangane, reka dukomeze dukore, tubyihorere turebe, bizakunda ko nta gikuba kiracika. Ubwo ni kwa kangahe? Match baye kwa 5, ubwo ni samedi. Match ya Pele na Bugesera se baye vendredi. Narindi kwa Haridi nyine. Mvuga numva turi kwa Haridi. Match ni yabaye vendredi tima. Na Bugesera. Kuwa 6 burakeye. Abakinnyi ba EPR buryo basigaye bakora imyitozo n'uburyo basigaye babaho, basigaye bakina match. Bakajya Rokari nyuma match ya Bugesera, bakajya Rokari bamaze gukina match. Mu gitondo bagakora imyitozo, akaba ari bwo barekurwa bagataha. Bakongera bagafata mu gitondo bakajya mu myitozo. Kuwa 2 mu gitondo navuganye n'abakinnyi ba Peri bisi iri kubafata bajyanye mu myitozo Shyorongi. Adil agira umusore bita Haridi. Buriya Haridi umwe mu bakozi Adil akunda kubera impamvu zikurikira, icyo yifuza cyose kwa muha ahita kimuha. Aramubwira ngo mbere y'imyitozo kuwa 2, mbere yuko bategura match ya Marine zaba kuwa 4, kuwa 3 nkeneye highlight za equipe ya Bugesera, match yaduhuje na Bugesera. Arazifata muri sare Shyorongi, nta handi ni Shyorongi ntibyabereye ahandi. Ishyorongi muri iriya sare, ifite sare nini cyane ahantu heza cyane. Bafata baraprojecta ku gikuta, Adil arabicaza, bari baje burumva baje batabizi ko bari bugiyeyo, ariko bahageze aravuga ati tubanze tunyire gato mu kanama gato muri sare, hanyuma urabizi ko iyo bagezeyo nyine mu gitondo baragenda bakarya, bamara kurya bakaruka gatoya, hanyuma bakora imyitozo nimugoroba akaba aribwo bataha. None Adil aravuga ngo mubanze muze nka 8:30 nibwo byatangiye, ko byarafashe isaha n'igice hafi aho 8:30 kugera 10:00 cyangwa 9:00 gutyo igice, 10:10 gutyo umuntu abakinnyi babimbwiye. Noneho Adil projecta match yari bose bicaye muri sare, aratangira ahera ku murongo
aravuga ngo tugiye kuganira namwe tubwizanye ukuri ntimumbeye mumbwize ukuri murashaka kunkorera cyangwa mwaratumwe kunsindisha terura highlight Imana match ya Bugesera na Pero warayirebye sinari imari nabonye hari kuwa gatanu naje nabonye highlight nanjye kuwa gatandatu nibyo twavuze ariko ntabwo nari ndiyo yagomba kujyayo aratinda ndabyibuka yewe yisanga ahubwo tujya i Nyamirambo izindi nshingano hano bituma ntajyayo ariko nari nayikaniye abagiye kuri action ati Manishimwe Djaberi yahereye kuri Pierre agaragaza uburyo Pierre yabatsindishije cya gitego cya Bugesera cya kangahe cya mbere cya kabiri yafashe umupira afashe mu maguru rigende igitego cya mbere nyirango aravuga ngo yataka Pierre aravuga ngo Pierre urahari cyangwa ntuhari urashaka kunkorera cyangwa ntushaka kunkorera dufitanye ikihe kibazo nawe numva Pierre nta ruri maze Pierre akazunguza umutwe akabura icyo asubiza Adire team manager arahari Jean Paul n'umuhamya muganga ni colonel harya ni major yarahari ni umugabo w'imfura burya ngo witurije utuje witurije kagira ibintu byinshi rwose w'imfura woroshye wicecekeye ngo akagerageza kwinginga kubera ko ari n'umuganga igihe cyose nari muzi ntakunda kwambara uniform kujya gafi Kanombe aho yakoraga aza kureba match za APR utamenya ko ari kapiteni ufite inyenyeri 3 yambara imyenda isanzwe aseka Jean Paul akunda kuba avuga iby'umupira cyane cyane abwira Pierre ati nta bintu byo kwikomeza Pierre ati cisha make Pierre akazunguza umutwe rumva rimwe na rimwe ari byo yumvaga ibindi ntabyumve yagira icyo avuga ajya kuri baruboneka urumva yafashije niyo abakinnyi batanu bari mu kumwanya ni Pierre ni Manishimwe Djaberi ni Claude niyo mugabo ni Nige na Crema ni Barafinda Mugisha Gilbert n'aba bakinnyi batanu ruboneka Casemiro wapi ni naruboneka gone batandatu naruboneka agiye arabataka cyane bya bindi biremereye ageze aho Manishimwe Djaberi azamura ikiganza ati koca ndashaka kugira icyo mvuga ndashaka kugira icyo nanjye nkwibariza abwira Manishimwe Djaberi amubwira ngo nzi ururimi rw'igifaransa n'icyongereza abwira Blaise Djaberi ariko mu rurimi rwanjye nzi hari amaterime ntari bumenye gukoresha n'ibindi bitari bwihute fasha kubera kuri kwinjira fasha yarakaye ubundi bavuga Djaberi ko iyo umuntu arakaye cyangwa ashaka gutanga ukuri buriya ngo avuga mu ururimi avuga mu rw'umwimerere OG hari ibyo wavuga ugasobwa n'umushinwa buriya yarakaye azi n'icyongereza avuga mu gishinwa kandi ashaka gutanga ukuri avuga mu gishinwa ibi ni ukuri 100% tubihagazeho ariko hari umufana wagushimiye ntazi aravuga ati Imana antate ndi umufana wa APR ati Imana izamuha ijuru kuko utubwiye ibintu tutari tuzi amen nubwo ntawe urisabira indi ijoro barayikorera ariko nyine hari igihe habaho komeza hari igihe Manishimwe Djaberi azamuye ikiganza arabwira Blaise mu burakari bukomeye cyane urumva ati haguruka usobanure ngiye kubivuga kandi sinshaka kuca ku ruhande icyo mvuga ukimubwire mwiza nkuko ukuri kwacyo ntugire ubwoba bwo kwangura uko nakivuze ntugihindure Blaise uri kunyumva Blaise ati ndimo ndakumva nka kapiteni urimo kumubwira ati koca ikintu cya mbere nkubwira umugome wowe bimubwire gutyo ibyo wakoze abakinnyi bagenzi bacu ninjye Djaberi ugezweho ndabizi ikintu cya mbere cyanyeretse ko uri umugome wowe nta na kimwe no kumva ibintu byawe nijoro dutsindwa na Bugesera kuwa gatanu wahamagaye Haridi nguyu hano nawe urahari wahamagaye Haridi ntiwamuhamagaye ikintu cya mbere ngira ngo nkubwire wowe coach Adiri wowe ntabwo uri mwiza wowe nturi kamara muri ikipe Haridi waramuhamagaye nari ndi kumwe na Haridi na Claude agushyira round speaker turumva waravuze ngo umukinnyi ufite n'uyu Blaise urimo gusemura wenyine ndabeshya koca nyomoza icya kabiri team manager arahari Jean Paul
ibi mbivuze kugira ngo muproteje umuntu bita Haridi, kubera ko Haridi agiye kubigenderamo kubera ko tuvuze ukuri. Haridi yahise amera nk'imboga bakubise z'ibisusa zakubise n'izuba ararabagwa itima. Haridi yahise yubika umutwe, ubwo Adiri yabuze ikintu avuga na kimwe, urahakana kutamuhamagaye, aruma muri ako kanya. Ivumbi ryatangiye gutumba. Wowe uradushakaho umusaruro wowe uvuga ko nta bakinnyi ufite. Ivumbi ryatangiye wowe ubwawe uraba ko nta bakinnyi ufite. Uravuga ko ufite umukinnyi umwe kandi umwe nawe ngo no gusimbura ku rwego rw'uburyo Blaise ahagaze uyu munsi no gusimbura biragoye. Rimwe rirakureba. Urumva ibyo yavugiraga aho ngaho yari kujya abana n'abakinnyi gutyo, ariko afite ukundi wenda baryaryana. Wowe si uburyarya, wowe ubwawe urabona ko nta bakinnyi ufite. Urumva arangije bakiri muri ibyo, kubera ko byasaga Jaberi nk'uwarakaye cyane, urusaku rwatangiye gusohoka. Jaberi ahita ababwira ngo mufunge amadirishya ya sare. Jaberi avuga ngo uko avuga ubwo n'abandi bashaka kuvuga. Jaberi avuga ngo abwira abantu avuga ngo mufunge amadirishya ya sare. Abo hanze batatwumva. Noneho uko Jaberi avuga abandi bakinnyi bakavuga ngo nibijyo gutyo. Uko niko kuri nibyo ibyo kapiteni avuga. Nibijyo mu Kinyarwanda bakavuga ngo bivuge mu Kifaransa bimubwire. Adiri bakimukubita dosiye y'umuntu bita Haridi ko yahamagaye. Haridi yubitse umutwe, Adiri yubika umutwe nawe araraba. Noneho ngo Haridi atangira gutitira aho yicaye akajya agira gutya. Jaberi avuga ati Haridi ibi mbivuze mu nyungu z'ikipe, mbivuze mu nyungu z'abakinnyi, mbivuze mu nyungu za institution ya APR. Uyu mutoza ni ikibazo. Icya kabiri koca, wowe ubwawe ntiwashyiragamo umuntu bita Jacques mu kibuga ukambwira ngo ndi kapiteni, ntiwambwira ngo Jacques mukizemo mita ya mbere mita ya kabiri namukuramo. Ndabeshya koca? Ese uwo muntu uri bukuremo tubiziranye ngerawe. Icya gatatu koca, umuntu bita Lage yakoze icyo bita yakoze dote. Akoze dote yagombaga gukora ubukwe, ntiyagombaga kujyana natwe muri Maroc kuri Berkane. N'amagambo Jaberi yibwiriye Adiri live mu nama. Nimbeshya abakinnyi ba Peru begereye uzu w'inshuti yamubaza anyomoza. Jaberi aramubwira ngo Lage ntiyarafite ubukwe. Si wewe wamutakambiye agahindura itariki, unasaba ubuyobozi bwa APR buratakamba bamuhindurira itariki. Lage arabyemera, ntiyaje ntiyadutsinda igitego ntitwishimye. Abantu hano hanze ntibavuga ko Lage yashize. Lage ntiyarangijwe, Lage ntigeze arangira kubera ikindi mpamvu koca. Lage niwe wamurangije, ni wowe. Mitoreze yabiri hasi, ni wowe. Impamvu ya mbere nyikubwira ni amagambo ya Jaberi ndimo ndakotinga yavuye mu nama. Ntacyo nongera ntacyo ngabanya, fact zirahari. Aravuga ngo Lage niwe mukinnyi w'umuwinga wa mbere mu Rwanda ufite tala, ariko umuntu wayirangije ni wowe. Akivuga ayo magambo Lage yahise avuza induru kazuka ko n'umuntu arira. Naringize bateye ukuboko kubera ko iyo hari amagambo nk'ayo abashugumba kuvuga baba ari benshi. Yahise turikararira avuza induru. Nimbeshya Imana yo mu ijuru umuhamya Lage azabinyomoza. Lage yavugije induru ararira arataka ariruka. Team manager aza gufata guhoza. Jean Paul aza kwinyiga yitekerezaho. Radio Equipe Nationale, Radio watsinze Mozambique, yaguye mu kantu iti, Radio wagiyemo muri Chani. Abanyamakuru batuye umukinnyi ni umunyarwanda. Ese ko tutamubonye kuva mbere kose. Lage w'inshuti yanjye ibaza umuntu w'umugabo ibaza kandi umuntu mukuru yarize ari ukuntu ntabwo arira neza, ntabwo arira neza, ari ukuntu avuza induru kazu. Ategereje ukuntu yasubiye inyuma, avuza induru arahaguruka yifata mu mutwe atagira icyayi. Team manager aratabara arakuye ko atihangane, urabona you see. Turabisera ariko birakomeye kubona umuntu w'umugabo bafanda ibintu byabereye ikirungi kwa kabiri nimugoroba niba batarabaye raporo abereye ibintu bitigeze biba mu mateka. Niba Jean Paul ataratanze raporo ku buyobozi, nibyo navuze ngo reporting ibyo bintu byabaye, nibyo navuze turabiripotingira hano ngo biramenyekanira hano. Abayobozi mubimenye
Lage yararize barahoza yanga guhagarara. Jabera ageze aramubwira ati Lage ndimo ndavuga mfite ukuri kwinshi ndashaka kubwiza ukuri uyu mutoza. Reka mene hasi wirira. Lage ngo ati umutoza irandangije. Ati umutoza yarandangije ati byibutse ndi n'ahantu njyenyine nicaye ndaseka. Avuze induru barahoza aranga. Jabera ateka nsuke ikintu. Lage ati Blaise ninjye ubikubwiye. Mubwira ko ibyo Jabera avuga ari byo. Nibyo ntacyo abeshya. Nibyo. Niyo mpamvu Lage ubwo abakinnyi bitora nka barwabuhiye babacecetse. Barume niyo mpamvu abonye Lage. Ya kuri stati ejo bundi atsinda igitego kuri Marine. Yanditse ntabwo igihari ariko yaranditse nabisomye gute ejo narabisomye. Ashimira dadi we. Yashimiraga perezida w'icyubahiro wa APR. Perezida w'icyubahiro wa APR. Niyo wamubwiye ngo kurimo kuntaba mu nama. Icyizere nari ngufitiye n'abanyarwanda bari bagufitiye byagenze gute? Buriya Lage yajyaga mu kibuga agatanga 15 yashaka kuyitanga. Aramubwira ngo mubwire Blaise mubwira ko ibyo arimo aravuga ni ukuri. Induru ya Lage niyo. Induru muri sare. Iranze mu Induru ya Lage muri sare ntabwo yoroshye. Byiringiro yega tumutere yambo Neymar. Byiringiro. Abanyamahanga ntabwo kuba byiringiro babishobora. Abanyamahanga kuba byiringiro bavuga byiringiro. Yararize bajya kuzana mushwari hanze bazana basohotse bajya kuzana mushwari inama irabanza irahagarara. Jaberi barabanza Jaberi icyo nyine wa Jean Paul team manager ataratanze raporo ku bayobozi ba APR nagahuma munwe. Uriya APR niho ibibazo byatangiriye bikomeye cyane. Hanyuma byabaye niki Lage aricara ariko uko yicaye kwa kundi umuntu mukuru yarize nyine abafite ishavu yagize gute ntabwo yigeze ahagarara. Inama yarangiye arira bahanagura umwana yanze guceceka. Arangije aravuga ngo Jabera arabwira Adira aramubwira ngo namaze kukumenya nakumenye gutya. Adira uri umuntu udakunda ko hari izina rivugwa ngo rijye hejuru yawe muri ekipe. Ni wowe ukeneye kuvuga gusa. Ni wowe wenyine. Nta Messi mu ikipe, nta Cristiano, nta Mbappe. Ni wowe wenyine. Ubwo nagenda mvuga amazina akomeye nyine mwe abakomeye mu ikipe. Ni wowe wenyine. Adil Jacques Tuyisenge ntiyabonye offre yo kujya muri Tunisia. Ntiyararanaga na Blaise. Ntiyirirwaga arira. Ntiyararaga arira kwinginga ngo agende ariko mukanga. Kubera ko hari izindi mpamvu mbivuge. Twe turava ko yapfubye muri Jacques yabonye offre yo kujya muri Tunisia. Yararanaga na Blaise ku gitanda kimwe. Nitubeshya Blaise atunyomoze. Jacques yararaga arira. Diru yarapfuye yarakwamye. Umutoza wako mukeneze kandi bazaga kureba abantu baboherezaga kureba umuntu bita Jacques. Adiri ntiyakinishaga Jacques yitaga mu. Abantu bazaga baje kuramageza Jacques. Buriya ngo yararaga arira mu cyumba cya yarashize mu mutima. Jacques ngo aramutse avuga irarangiye biragoye. Jacques ngo aramutse avuze buri kimurimo akavuga ibye n'Adiri byose akavuga ibye n'Adiri ntabwo byaba bikiri imvange. Ntitukivuga umuceri dusigaye tuvuga byahita bibisosa. Ndakubwiye ngo Jabera arangije amubwira ngo ninjye wagutsinda ibitego byinshi muri shampiyona kuva wagira i Nyarugenge. Ninjye top scorer wa APR mfite ibitego 18. Kuva wakanagira kuri ubutaka ninjye ufite assist nyinshi 19. Sinywa inzoga sinjya mu ndaya. Jaberi naniwe gute umupira unaniye gute? Niba ikibazo atari wowe mubwire impamvu ari wowe. Njyewe natangiye gutsinda za Rayon Sport na za Berkane ndaririmbwa. Nyuma yo kuririmbwa watangiye kujya usimbuza. Nyuma yo gusimbuzwa simbyishimire ariko watangaga raporo mu buyobozi ukavuga ngo wanduhuye. Ngo yageze nanamubwira akajya amubwira ati ndakuruhuye wowe kugira ngo kubera ko nzagukenera ku zindi match. Kumbe wari urimo kunyica mu mutwe kumwikiza. Umutima wanjye waragiye singihari narahindutse kubera wowe.
ntabwo ngihari sinkubeshye unyibukije ko uri igiki muri aperi wowe Unyibukije- amagambo amubwiraga unyibukije ko- ati njye nagiye mu matsinda na Rayon Sport nageze mu matsinda ari wowe ngiyo ntiwahagera wowe ntabwo urahagera wowe no kuhagera biragoye umva ntiwahagera niba ntiwanahagera yemeye ni Jabel Kazu ntiwahagera ntiwanahagera mwenye kiko keretse hano utombo ya Seychelles inama yabaye ku wa kabiri saa 8 n'igice kugera isaa 10 n'igice aho niho ifunga yabereye nta kintu yasize Jabel aramubwira ngo Aimable aricyo yasize atavuze aramubwira ngo ntiwavuze ko Aimable yadutsindije kuri aperi dukina uvuga ko yari yaruswa kuri match bityo kuri match ya aperi na Kiyovu nategaho kwe ntabwo yabaye ahubwo yari ruswa ni ibyo Jabel nuko yabwiye Adira aramubwira ngo ubushobozi bwawo kwe burahara ndabatsinda ibitego babariye ruswa urumva Jabel aramubwira ngo ntiwamwirukanye none utangiye kuvuga ngo natwe ngo twatumwe ngo twariye twagutsindishe twe twatumwe kuki iyi nsinzi ibonetse muri aperi yitirirwa wowe intsinzwi yaboneka ikitirirwa umuntu Rwabugiri waramwirukanye uvuga ko Rwabugiri ngo ari wadutuje kuri Rumahi si ukuri si Rwabugiri ahubwo ni wowe tugiye muri monastiri turakubwira ibyo tukubwiye n'ubyumvise ikibazo ni wowe tugiye akivuga ibya Diri nawe ahita arasara Adira ati yararimo gucaginga ceceka Jabel ati sinceceka habaye ibintu biremereye